Twongeye kubasuhuza kuri Dawidi TV, abantu mwese mwerereye impande zigiye zitandukanye, abari mu bihugu bigiye bitandukanye kunda kubana natwe kuri ibi biganiro. Wakanda subscribe ukajya ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana iduhane umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo turi buze gusanga mu Bami ba kabiri ibice ni 2. Ubundi reka dusenge Imana kugira ngo tuze kuganira kuri iri jambo. Mana, turagushimiye, bana natwe muri iki kiganiro. Umuntu wese uri bugitega amatwi umushyigikire, kandi iri jambo risoze icyo ritumye mu mitima ya benshi. Turagushimiye kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi gume kubishimira. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa 6. Reka duhere ku murongo waho wa 8. Hari amagambo avuze ngo Eliya yenda umwitero we, arawuzinga awukubita mu mazi, yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, naratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigikukurwaho birakubera bityo, ariko nutanumbira siko biri bube. Hanyuma Imana iduhane umugisha. Aya ni amagambo tumaje gusoma. Inkuru za Eliya na Elisa mwese murazizi, nta muntu utazi izi nkuru. Ndakurangiye ahantu ayo magambo wayasanga ni mu Bami ba kabiri ibice 2. Wahera ku murongo wawo wa mbere ugakomeza icyo gice cyose ukakirangiza, wakumva kugira neza kw'Imana. Mvugira ngo cyane ati amen. Hanyuma tunejejwe n'Imana kongera kuganira namwe. Turabakunda, Imana ibaha umugisha. Turabakunda, Imana ikaturusha. Hanyuma Imana ibagirire neza. Uyu mukozi w'Imana Elisa, uyu mukozi w'Imana Eliya yari inshuti ya Elisa, kandi Imana yari yaramugiriye neza cyane. Hanyuma twihuse tudatinze tukavuga ku mirimo y'Imana. Imana igume kubishimira, kandi Imana y'amahoro igume kubana namwe mwese. Amina cyane. Hanyuma Imana ibashyigikire. Nshaka kugira ngo tuganire ku nshuti. Hari igihe kigera, Imana ishimwe, hari igihe kigera inshuti wari ufite zikakuvaho zikagenda. Icyo ni igihe cy'umuntu kiba cyageze, bikaba ngombwa yuko wa muntu atandukanwa nawe. Imana rero iduhane umugisha, wowe waba uduteze amatwi. Imana ishimwe. Hanyuma Imana igume kubambika imbaraga no kubishimira. Hanyuma ariko Imana ishimwe ntiyakora ikosa ryo kugira ngo inshuti zikuveho zigende, ahubwo Imana iba yarateguye indi nshuti igomba kuguhuza nayo. Aleluya. Hanyuma Eliya yari afite inshuti. Elisa byari ngombwa ko atandukanye na Eliya, kandi bikaba ngombwa yuko Eliya byari bibaye ngombwa yuko yigira mu ijuru adapfuye. Bibiliya yavuze kuri Eliya ngo ubundi umuyaga wa serwakira niwo waje, umaze kuza ubu uramuteruye. Ukimuterura Eliya barigendeye.
umwana w'umuhungu bita Elisa asigara wenyine. Ariko atari yasigara wenyine, Elisa yari yaragize iyerekwa. Icyama Imana, cungana neza urebe yuko umuntu uri kumwe nawe urebe ko ari umunyamumaro. Nubona ari umuntu Imana yakuzaniye mu buzima, ntuzemere ko azakuvaho nta kintu umukuyeho. Amen cyane, Imana ishimwe. Hanyuma Elisa yaje kugirira umugisha kuri Eliya, amukuraho umugisha. Hanyuma wowe udukurikiranye kuri Dawidi TV, Imana ishimwe kandi Imana iguhereze umugisha. Hanyuma rero Elisa biza kuba ngombwa, buriya tujya tugira, hari abana b'abahanuzi ngo bari kumwe nawe mu ishyamba. Iryo shyamba bari kumwe nawe, bari baramenye amakuru y'uko Eliya yenda kwigira mu ijuru ngo atandukane n'umukozi w'Imana Elisa. Noneho batangira kumuca intege, baravuga ngo yamaye nka data. None urabahute, biragenda bite? Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe tuba dufite inshuti, izo nshuti zatuvaho tukagira abantu badukwena, badusuzugura, bakavuga atamba yaragizwe na runaka, none rero birakomeye, runaka ko mutandukanye biragenda bite? Ariko icyo dushimira Yesu, Imana iba yateguye undi muntu ku ruhande, igategura umuntu. Imana iduhana umugisha, igategura umuntu hafi yawe. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yakuvana inshuti idafite izindi nshuti igiye kuguhuza nayo. Mvugira cyane ati amin. Hanyuma Imana itugirire neza kandi Imana ikwambike imbaraga, wowe uteze amatwi iki kiganiro. Imana ikugirire neza cyane. Hanyuma igihe cy'umuntu kijya kirangira. Turi mu ubutayu tubamo, hari igihe ubu butayu Imana iguhuza n'umuntu akakumenyera ubuzima, ariko byarangira wa muntu akagenda. Hari igihe uba mu buzima rero wasanga nawe uri kumwe nanjye, ubayeho nkanjye. Imana ishimwe. Twari dufite abantu b'umugisha, abo bantu ntabwo twari tuzi ko tuzatandukana nabo, ariko iminsi n'ibihe zadutandukanije na ba bantu. Nshatse kukubwira Imana uburyo ikoramo. Hari abantu batari bamenya imikorere y'Imana, hari abantu batari bamenya uburyo Imana ikoramo. Umuntu wawe niba mwari muri kumwe, yari inshuti yawe, yaza gutandukana nawe, ugasigara wibaza ukavuga ngo uyu muntu bimugendekeye bite, ngo ko yari inshuti yanjye. Ubwo ni setu, nuko gahunda zimeze. Niba umuntu mutandukanye, menya ko igihe yari afite ku buzima bwawe cyarangiye. Ahubwo senga Imana iguhuze n'indi nshuti y'umugisha. Hanyuma twari dufite abantu tukumva ko nyine ibintu bimeze neza, bamwe turangije tukagirana abantu, abarangije tukumva ko ibintu ari amahoro. Igihe kimwe bamwe barangije barigendera. Urumva umuntu wigereye nko mu bihugu byo hanze, nta kindi mwavugana. Akigerayo ahita akubitaho kode. Niba ashyizeho kode yo muri Amerika ntayo ugira. Niba ashyizeho kode yo mu Bushinwa, iyo kode ntayo ugira. Niba ashyizeho yo muri Canada, iyo kode ntayo ugira. Noneho uwo muntu wikwitwaza ngo uyu muntu yanyanze, byagenze bite? Ahubwo umva, igihe cyo kubana n'uwo muntu cyagize gite? Cyarangiye. Menya ko wasigaye wenyine, usenga Imana iguhuze n'undi muntu. Aleluya. Ariko niyo ngendagira abantu, akora abantu baba barimo baranyumvira Imana ishimwe. Nimukura amaso ku nshuti mufite zarangije kugenda zikabasiga, mwibatindaho mumenye ko igihe cy'abo bantu cyagize gite? Cyarangiye. Icyo uwo muntu yagombaga gukora yagize ate? Yaragikoze. Hanyuma nyuma y'ubwo buzima umenye neza yuko icyagombaga kubaho cyabayeho, ubusigaye urimo
urimo wivovotera Imana ngo abantu banjye yarabatwara. Ntago abantu bawe yigeze batwara. Ni igihe cyo kugira ngo igihe cyawe cyo kubana n'izo nshuti cyararangiye. Tugaruke kuri uwo mwanya amagambo twasomye ngo Eliya yenda kujya mu ijuru, ngo ngabwira Elisa ngo noneho rero Elisa nuko tutahereye ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa nyuma waho hari amagambo avuze ngo Eliya agira iyerekwa ry'uko agiye kujya mu ijuru. Elisa nawe agira iyerekwa ry'uko umuntu Imana yamuhuje nawe bagiye gutandukana. Mvugira cyane ati amina. Hanyuma Imana iduhana umugisha. Amaze kugira iryo yerekwa yinjira mu kirere cyo gusenga. Hari n'abantu bajya babona ibintu ntibabisengere bikabaho ngaho ntibabe mu gihe cyo kugira ngo babisengere basobanuze impamvu z'ibyo bintu. Hanyuma Elisa yakoze iki? Eliya akimubwira ngo Elisa, urumva uko byagenda kose umugaragu aba ari umugaragu. Icyo umubwira aracyumva ntiyabura kutacyumva. Noneho tugarutse gato, Elisa yari umugaragu wa Elisa, ari umugaragu wande wa Eliya. Elisa nubwo ari umugaragu wa Eliya rero ngo arangije aramubwira ati yewe Elisa we, sigara hano ngaha kuko Uwiteka antumye Beteli. Elisa aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwanjye buhoraho simbasha gusigara. Iryo niyerekwa yari afite ry'uko bagiye gutandukana. Arangije aramubwira ati sigara hano ngaha kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Aramubwira ngo ntabwo mbasha gusigara. Bageze kuri Yorodani nuko Elisa abona ko Elisa yamaramaje pe, abona ko yamaramaje ibintu bitari bya bindi, mbese ibintu byahindutse. Arangije aramubwira ati noneho nsaba icyo ushaka cyose, mu gihe ukinumbira urakibona. Umwana w'umuhungu agiye mu mwuka arareba asanga hari ibintu bijya, aravuga ati ariko se noneho ndasaba ikira mwuka agira Imana mwe. Abona nasaba ubutunzi hari igihe bupfa bugashira. Abona nasaba inka hari igihe zipfa zigashira. Nasaba imirima hari igihe irumba. Abona kwiriye asenga Imana imuha amakuru y'icyo agomba gusaba. Arangije aravuga ati yewe Elisa yari yibutse ko yagendanaga na Eliya yasengeraga ibimuga bigahaguruka. Eliya yasengera babuze urubyaro bakarubona. Eliya yasengera ingo ziri gusenyuka zikongera zikubakwa. Eliya yasengera abakobwa bamaze imyaka 45 akabona ubukwe buri gukorwa. Yasengera abamaze 50, abamaze 30 akabona ibintu biri kugenda neza. Arangije uyu mwana w'umuhungu aravuga ati rero nanjye nzakwizirikaho umuntu w'Imana. Namaze kumenya ko muri wowe harimo ikintu gikomeye. Amina cyane. Yagenda amagara Imana. Ayiwe Eliya yasenga bamaze imyaka myinshi batwite nk'imyaka ibintu bye bikemera bakabyara. Umwana w'umuhungu ajya mu mwuka aravuga ati ariko uzi ko wa mugabo, uzi ko wa muntu w'Imana afite ibintu bidasanzwe. Bimaze kugenda bityo agiye gutandukanwa ngo ajyanwe mu ijuru. Arangije aratekereza aramubwira ati rero nta kindi ndi bugusabe, nyemerera ndashaka kimwe cya kabiri cya mwuka wawe ufite. Nyemerera niba wagiriye umugisha ku Uwiteka Imana ujye uyisaba ikintu gifite gahunda. Imana ujye uyisaba ikintu gifatika. Imana ishimwe. Hanyuma arangije Imana iduhana umugisha. Imana irangije iramutabara, imugirira neza cyane. Imana irangije yumva amasengesho. Urubwo mubona dusenga, Imana itugirire neza. Igihe cyo kubana n'inshuti yawe wari ufite kihanganira niba inshuti yawe yagiye. Ariko nje kugukomeza, mu kugukomeza nkuzana ijambo rivuga ngo igihe cyo kubana n'inshuti kijya kirangira. Nose igihe cyo kubana na Eliya, igihe cyo kubana na Elisa nicyarangiye kuri Eliya. Ni mubizi ko cyarangiye. Umwana w'umuhungu niyese yigira mu ijuru akamusigira umwitero. Rero bivuze iki? Muri gahunda y'Imana nta muntu ujya umenya gahunda y'Imana. Icyakoza abikunda ibamenyesha amabanga. Mvugira cyane ati amina. Abikunda ibamenyesha amabanga. O netopefo enedaya.
nyemera wowe ubyumva neza. Imana mujye mureka dusekere twababaye igihe kirekire, twamaze iminsi tubabaye, ariko se mujye mumbwira nawe urabizi ko wamaze iminsi ubabaye, jya ukubita agatwenge wiyogeza kandi ntacyo bitwaye. Imana ishimwe. Hanyuma abantu ikundi bamenyesha amabanga, hanyuma agiye kujya mu ijuru ngo Eliya bagiye mu mwuka. Amaze kujya mu mwuka aravuga tumva rero nsaba icyo ugira ute ishaka. Uyu mwana w'umuhungu akijya mu mwuka baragisabye, amaze kugisaba aramati ndashaka 1/2 cya mwuka wawe wera ufite. Imana ijya yumva gusenga, Imana ijya ibigenza neza. Irangije rero kubera yuko iyi Mana yari ifite umugambi kuri Elisa ngo Eliya baragiye, Elisa basigaye aho ngaho. Mvugira cyane ati amina cyane. Nawe rero wasanga wari waribebeje, wasanga Imana igicutsa abantu. Imana igicutsa abantu igihe cyari kigeze kugira ngo Elisa agira ate acuke. Igihe cyari kigeze kugira ngo acuke asigare wenyine. Ariko Imana ijyanye umuntu mu buzima bwawe yari inshuti yawe cyangwa bamwiyumvagamo, Imana ibiri gutegura undi. Mwibuka ko Imana yahise itegura Gihazi, yamara gutegura Gihazi akaba umugaragu wande wa Elisa. Ntabwo Imana ari injiji ku buryo yagutwara umuntu nta wundi muntu ikuzaniye ku ruhande rwawe. Aleluya, Imana ishimwe. Hanyuma Imana ibagire neza. Nari nkuzaniye ijambo rikomeye. Iryo jambo rikomeye rero nari nkuzaniye, Imana nubwo ubona ari inshuti zawe yatwaye, nubwo ntari abantu bari kukuvaho, menya ko igihe cyo kubana n'abo bantu kirimo kirarangira. Igihe cy'izo nshuti yari yarazanye ni igihe cyazo cyararangiye. Wikwitwaza abantu ngo barakwanze, nta muntu wakwanze, ahubwo ari inshuti yawe. Igihe cyo kubana nawe ku buzima bwawe cyararangiye. Igihe cyo kubana nawe cyararangiye, ahubwo tegereza undi muntu Imana ikuzaniye kugira ngo mwongere mu bantu. Hanyuma rero Imana ishimwe. Ryari ijambo nagira ngo tuganireho. Mureke dusenga Imana, Imana igume ibahereze umugisha kandi igume ibambika imbaraga. Mana y'amahoro, Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi, ivuga bikaba yategeka bigakomera. Bana n'intore zigutakira ku manywa na nijoro, kandi iri jambo risoza ukirutumye mu mitima ya benshi. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Reka unyemerere, natwe turi mu gihe cy'inshuti zarangiye, ariko udutegurira izindi nshuti ku buzima bwacu. Guma kubana natwe ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tubabwire ngo nimugume mugire umunsi mwiza. Tuboneho no kubifuriza umwaka mushya muhire. Reka tubifurize ngo ibyo mutanabonye muri uyu mwaka tubibifurije mu wundi mwaka. Imana ibamugisha. Murakoze.